Yes, reka rero twakira abatumirwa bacu. Reka nimba ndi buhere kuri mushiki wanjye mbona hano imbere yanjye, nimba ndi buhere kuri petit frère mbona hano imbere yanjye. Simbizi ariko reka manze mvuge ngo Yesu ashimwe usubiza mbere n'imbaraga nyinshi. Ubwo araba yibutse aho Imana yamukuye ko yarinze amagufwa ye ntihagera na rimwe rivunika, ubwo niwe ndi buhereho. Wewe waje mu mavuta menshi cyane. Ewe afite amavuta menshi. Wawe ndumva n'akabaragari gake. Ya ariko nanjye Imana yarinze amagufwa yanjye, yangiriye neza. Yesu ashimwe cyane ibi byose. Yesu ashimwe cyane ibihe byose. Byose isubikorera rimwe. Ni hatari. Ntago byoroshye. Ya none se mumeze gute bavandi? Tumeze neza turashima Imana. Namwe? Natwe turashima Imana. None se Esther, Imana yarinze amagufwa yawe? Cyane rwose. Nako ndi muzima. Uri muzima. Imbaraga ni zose. Kaka motor utega, imodoka utega, nimboragiye n'indege simbizi, nimboragiye n'ubwato. Ubwato bwari babura ko warabugiye. N'amaguru rega nayo. N'amaguru. Oya ubwato bwo ndabizi. Gutarohamye hahandi. Ubwato yambo. Turinda n'ukuri pe. Urumva rero ni ingenzi cyane. Nishimwe rikomeye cyane buriya bose. Ya reka utangira utwibwira nubwo nabanje kuvuga izina rimwe. Yego, amazina ni Esther Mukamugema. Nkaba nturutse mu ishuri rya IBTC Film and Design School. Nkaba nshinzwe imenyekanisha bikorwa marketing. Yego. Umuvandimwe mugenzi wawe? Ya murakoze cyane n'abakurikiye Life Radio. Nitwa Byiringiro Daniel. Nanjye nturutse mu kigo IBTC Film and Design School cyangwa se Innovation Business Technology College. Iyo ni definition. Magambo arambuye. Ubwo abanyeshuri mujye mubabaza iyo definition. Ubwo nyine ni mu kizamini cya mbere rwose bajye babimenya. Ya nkora ibijyanye no guhuza abakiriya n'abagenerwabikorwa b'icyo kigo nabo birumvikana. Ikindi nge na mushiki wanjye duhura no ku ishami ryo gushakira amaboko ikigo ndetse no kubashakira abafatanyabikorwa bo n'ibyo bita partnership and sponsorship. Dushimiye cyane Aimable by'umwihariko ubuyobozi bwa Life Radio bongeye kutwakira no kuduha amahirwe yo guhura n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Wowe babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa/ibtcfilmschool.com. Okay. Namwe murakoze cyane. Mwongeye kugaruka nyuma yuko mu minsi ishize twaganiriye n'uyu munsi mwongeye kugaruka hano ni mu rugo. Ni mu rugo. Danye izina rimwe gwitira ngo na petit frère. Byiringiro. Byiringiro. Wow. Petit frère nkurikira bwa kabiri bitwa Byiringiro. Oya ntabwo ari waye ni wa wundi na Esther aramuzi. Nawe muri IBTC arahazi se? Yajaga hasura. Naje. Araje tuzamujyanemo nawe. Se ibintu akora na IBTC yazamura. Reka temera no kuri icyo kibazo. Hari urumva hari ibintu akora. Sinzi bwo rero nimba muri IBTC yazamo, ariko ndashaka kwibaza ngo kandi ndakibaza Daniel. Ndashaka kwibaza ngo umuntu wemererwa kuza kwiga muri IBTC abameze gute, abayujuje ibiki, ese aba agomba kuba yarize ibiki? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Nta limite, nta mupaka ko urumva nko mu burezi rusange ho bafite criteria bagenderaho. Urangije tronc-commun, urangiza amashuri abanza ukajya tronc-commun. Muri tronc-commun rero muri superieur akenshi burya baguhitiramo
bakurikije amanota bagiye performinga mu masomo runaka ariko amasomo IBTC itanga kubera ko ari ibintu biri tekinolojike ari ibintu biri bigezweho ari ibintu by'ikoranabuhanga nta muntu n'umwe utashobora kubyiga wenda reka mbinyuremo mu magambo makeya twigisha filmmaking ni ikintu cyagutse cyane ni ikintu cyagutse ni ikintu cyanditsweho ibitabo n'abahanga tutarondora aka kanya ariko in short ni uburyo ifatwa ry'amashusho gufotora uburyo kuyatunganya ubwo buryo bita editing hazamo n'igice cya script kwandika inyandiko zikinwamo filme cyangwa se n'izindi nyandiko z'abahanga ubwo hakaza no kwiga ibigendanye no gukoresha amatara naye matara akoreshwa muri videography cyangwa se muri ndirimbo cyangwa no muri filme ikindi hakaza na sound ibyo byose rero turaza no kujya kuri graphic design ndetse na web design ayo masomo yose umuntu wese ufite ubushake bwo kwiga yahiga waba warangije amashuri abanza cyangwa warangije ayisumbuye no ku rwego rwa university tumaze kwakira abanyeshuri barenga 100 barangije university ariko bakabona wenda business bakora bihuye n'ibyo twigisha twebwe bakaza bakabyiga rero kuva ku myaka 18 kugeza ku muntu ufite imyaka 65 ashobora kuza akiga amasomo twe twigisha rero nta limite waracikirije waba utazi uvuga ngo ntago nzi ururimi mpuzamahanga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa twebwe nubwo biri mu ndimi mpuzamahanga tugerageza kubishyira mu rurimi rwacu tukabyumvisha umuntu mu rurimi kavukire ikinyarwanda ariko tunamwereka ayo matekinike kuko ni ibintu biri bya tekinike umuntu wese ahitabyumva mbese nyine nabwo nanjye icyo kintu nanyibajije nk'umuntu urumva biba biri nka kamera iba iri mu cyongereza ushobora wenda no gushyira mu gifaransa ayo graphic designer ntekereza ko sinzi uko mubigenza izo designer gukora ibyo bintu byose mwigisha kunzi ko bibashobora kuba biri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza wa muntu tuvuge urangije primaire akavuga ati rero ndi kubona ku isoko ry'umurimo birimo birangura gukomeza wenda kwiga andi mashuri ariko ushobora kubona amafaranga nkaza kwiga ibyo bintu ndabona kandi ni ikintu gikenewe cyane ubu mu Rwanda ni umwuga mwebwe mubigenza gute kugira ngo uwo muntu utazi urwo rurimi rwa cyane yitinyuke aze kwiga muri IBTC birumvikana cyane kandi icyo ni ikibazo cyiza kuko nari mbivuze wenda nta muntu navuga ukwiye kwitinya kubera ko atumva ururimi rw'ibyo twigisha twebwe ibintu twigisha ururimi rwose wajyaho ku isi navuga bifite ururimi rwabyo rumwe nimvuga ururimi ntabyumve ko ari langue zino twiga indimi zisanzwe ni ururimi tekinolojike ni ururimi tekinike nimba bavuze ngo gufata ishusho angle rimeze gutya na gutya bayifatira muri dogere zinize nuko bimeze nubimubwira mu kinyarwanda azabimenya azabyumva niba bavuze ngo ubwoko bw'amashots cyangwa se uko dushobora gufata umuntu muri kamera muri frame yacu handi turebera ibintu ni ibintu yumva niba ngo uzamufatira ari kure ibyo tugira abarimu bacu nabahanga ku rwego twashatse ko bamanura curriculum yose bakayishyira mu rurimi rwacu dufite n'ubuhamya bw'abantu benshi bagiye baza kuhiga atarigeze aniga na rimwe yari yarihebye wenda yibereye nk'ahantu ku cyaro gutyo aho ateye ko nshaka kwiga gufotora ko nshaka kwiga ku designinga nabikora gute baraza rero bakabyiga bakabishobora bose umuntu twumva ukurikiye life radio namumara impungenge amashuri yose awarize ni karibu reka tujye kuri Esther nk'ushinzwe imenyekanisha bikorwa na mugenzi wawe Daniel uyu mwuga wenda ku muntu wize filmmaking umuntu wize graphic designer umuntu wize web designer bifite gaciro ki ku isoko ubu ngubu yego urakoze ni ukuvuga ngo mu busanzwe iyi ni imyuga navuga ko ari myiza kandi ifite n'umumaro hanze ahangaha ku isoko ry'umurimo ni ukuvuga ngo iki rero umunyeshuri ushoje muri IBTC Film and Design School muri graphic design kaduhere kuri graphic design ashobora we ubwiwe kuba afite iyo mashini
akaba afite aho agomba kwicara akadesigninga wenyine akihangira umurimo nta byo kuvuga ngo agiye gusaba ngo akazi, akadesigningira umuntu ifoto akayimuhereza muri cadre, ashobora gufata, ashobora kudesigninga ibintu bigiye bitandukanye, akaba yagira gute, akaba yabicuruza, utavuze ngo agiye kwirirwa ajyana jeroneur ngo kugira ngo bamuhereze akazi, ni ukuvuga ngo yakwihangira yize graphic design, kimwe nk'uko ashobora no gukora muri ayo mamezo akora ibintu bya printing, ahabonamo akazi naho arakora rwose nta kibazo. Ikindi ashobora gukora muri ayo mapapeteri n'amaimprimerie byose, byose abashobora kuba yagira gute, yabikora yize graphic design. Rero filmmaking rwose, reka dufate urugero rutoya wenda mu bihe twaciye mu minsi ishize, bisa nkaho byatwigishije iriya covid yatwigishije uburyo bwo gukorera kuri murandasi, ni ukuvuga ngo gukorana na social media, ni ukuvuga ngo mu gihe abantu benshi twari turi mu lockdown nta kintu gikorwa, inama ariko zarakorwaga zikabera kuri murandasi, ama live streaming yarabaga agakorwa, ibintu byose bigiye bitandukanye, aba YouTube channel yarakoraga, wose no kwinjiza barinjizaga, bivuga ngo rero aka kazi rwose cyangwa se uyu mwuga wawize neza rwose nta kabuza rwose urakugaburira kandi neza. Okay, utararenga aho ngaho wenda Daniel abategura neza, ni umuntu ndabizi uba mu nsengero nyinshi, duhura mu bitaramo byinshi bitandukanye, ku byerekeranye n'isengero ubu ngubu uko wari ubivuze covid yatumye abantu bakoresha amazoom za zoom bakora inama, amateraniro, live streaming, insengero nyinshi zirimo ziritabira live streaming cyane kugira ngo abantu bakorere live streaming, ibigo byinshi nuko nguko icyo kibazo bikitegura. Ariko Esther, umuntu yarize ibi ngibi, ngiye buriya itarangira kureba wa muntu wabyize ku isoko ry'umurimo, ibintu bya jeroneri nkuko wari bigarutse biragoye, twibaza noneho wa muntu wize ibyo bintu ko ari bitatu mwigisha kandi bikeneye kuri no soko ry'umurimo nkuko bitubwiye, atangira gukirigita gute ku gafaranga? ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. ni ukuvuga ngo biba byoroshye cyane kuko nubwo amasomo yacu dutanga tuyatanga mu buryo buri pratique, nkuko mwari mwakimubaje, mwamubajije bwa mbere, muramubaza se ni uwuhe muntu ushobora kwiga muri IBTC, yabivuze. ikindi kandi nakongeraho kuri ibyo yasobanuye, nuko amasomo dutanga tuyatanga mu buryo buri pratique. ni ukuvuga ngo umunyeshuri rero asohoka yuzuye mu buryo bwo kujya ku isoko ry'umurimo agatangira gukirigita ifaranga. ni ukuvuga ngo rero wasoza muri filmmaking, wasoza muri web design, wasoza muri graphic design, wowe ushobora kwihangira umurimo bwawe, cyangwa se ushobora gukorera ibindi bigo bigiye bitandukanye, cyangwa se nawe rwose ukaba urumva n'ibyo bintu biri aho hagati. uruvuga ngo wakihangira, wanakorera abandi kuko ubumenyi bwose uba ufite buhagije, nta byo kuvuga ngo ugiye gutegereza amastage cyangwa ibindi. oya, nuvuga ngo usoza ufite
bwa bushobozi bwose bwo gutangira gukora. Ubwo biba nka kwa kundi wenda abantu barangizaga kaminuza mu myaka ya za 70 ingahe agasohoka afite akazi. Namwe ubwo ngubwo umuntu asohoka muri IBTC asohoka avuga ati nshobora kuba nifitiye ibitekerezo by'uko nshobora kwikorera cyangwa ndanakeneye ku isoko ry'umurimo y'uko nakorera abandi. Uko ni nako kuri kuko nureba nka kuri yazabivuga n'uvuga ngo amasomo yacu ntabwo tugira limite yo kuvuga ngo umunyeshuri ngo uyu nguyu ngo wenda muri university kuko dufite n'abiga university n'ibyo baza bakaza kwiga ni mugoroba yaba wenda yiga ni mugoroba akafata amasaha ya 2 ya mu gitondo akaza kiga ni mugoroba akajya ku masomo ye n'ubundi muri weekend yaba afite uwo mwanya akajya gukorera amafaranga bivuga ngo amasaha 2 yawe cyangwa 3 cyangwa amasaha 2 cyangwa 4 yawe ashobora nta kintu yakubuza ntiyakubuza gukora ibindi ukaza kwiga muri IBTC ukajya no gukora yawe mirimo byose birakunda. Reka tujye kuri Daniel. Icyo warumbajije wenda ntarakijyaho mwunganiye IBTC dutangira muri 2012 wenda dusubira inyuma mu mateka ho gato mu Rwanda mu by'ukuri nta shuri na rimwe ryigishaga yaba graphic design cyangwa se web design cyangwa film making nta ryahabaga. Noneho iyo wajyaga kureba nyine ibintu bihari kwiri soko uburyo babikora nk'ibyo mugenzi wanjye yavugaga bya graphic design nko gukora icyapa ndabizi n'inzego zimwe na zimwe za leta batumizaga abantu bo hanze bajya kugikoresha hanze kubyo cyatoraga amadolari menshi cyane yego. Noneho IBTC aho yaziye twahise tugira impact ikomeye cyane ko nk'ama media houses cyangwa se inzu zitangazamakuru ibigo byinshi by'itangazamakuru byagiye bitwaka abanyeshuri cyane barabizi nka 80% aba camera operators aba editors aba film director abayobora amafilme bose abenshi baciye muri IBTC abantu barabizi. Nkavuga ngo rero nshimangira ibyo yavuze nta ibintu byose wakoresha hanze ahangaha bikeneye umuntu wize ibintu dukora. Yaba mu buhinzi uzakenera film making yaba mu buvuzi uzakenera kuko wereka umuntu uko bikorwa akora research azaca kuri website. Ni byinshi mu by'ukuri iminota yawe cyari twabivuga ariko hari icyo warumbajije umbaza utese insengero n'ibi bintu by'ikoranabuhanga bimacinga bite bihurira hehe. Reka nkubwire Yesu hari ijambo yigize asiga avuze nkunda kubisoma abantu bavuze ngo muzabwiriza ubutumwa mu mahanga yose kuva Yerusalemu kugeza Yuda no ku mpera z'isi. Ni Matayo 28:19 aravuga ngo mugende mubwiriza mu mahanga yose mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera ariko ngo muhere i Yerusalemu Yuda Samariya ndakugeza ku mpera y'isi. Murongo wa 20 aravuga ati nzabana nawe kugeza ku mpera y'isi. Rero mumwe mu buryo nanone yavugaga byari iterambere wenda ashobora kuba yararebaga rizaba ririho mu by'ukuri ni isi ya digitale byari bijyanye byari bihuye kuko nk'uyu munsi wa none nk'insengero mu by'ukuri ntago dufite ubushobozi buhambaye bwo kohereza abamisiyoneri kujya kuvuga ubutumwa hanze ariko rwose hari igihe njya nkurikira social media z'abantu za ADPR muri Europe nkurikira amateraniro yabo ibyo bapostinze ndabibona kubera ikoranabuhanga. Insengero rero izifite ubushobozi kandi live streaming bajya bayikora biba ari byiza utajya mu materaniro akayakurikirana. Muri covid wabonye ukuntu twatunguwe dukomeza dukurikirana online. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu byarema akazi. Numva rero ku nsengero yaba amatorero yaba amaparuwasi abifitiye ubushobozi niba training abantu babigishe maze bizagira umumaro. Kandi ikindi ni no kubika uburyo bw'ivugabutumwa kuri murandasi kuko mu by'ukuri dufite ikibazo cy'ikoreshwa nabi rya murandasi cyangwa se ry'ikoranabuhanga kandi umunsi
nitutiga neza uburyo ikoranabuhanga dushobora kurishyiraho ibintu byiza byinshi, dusitokaho ibintu byinshi, kuko iyo ukoze live streaming icyigisho kiguma kuri YouTube. Generation yacu bari kuzamuka niba ajyaho at least bazasange nka 80% y'ibintu biriho hariho ibintu by'Imana, hari ibintu bivuga ubutumwa bwiza. Ariko nitutabikora amateka azabitwishyuza. Uzasanga hariho nge naganira n'abantu mu minsi ishize bambwira ngo udafite YouTube iriho ibintu bibi bese niyo mateni babikoreshamo. Ariko nta kuna amatorero dushobora kuba dusinziriye, nta kuntu dushobora gukanguka tugashyiraho ibintu byiza, tugakora ubushize twavuze kuri filime ya Yesu uburyo yagize impact ikomeye cyane mu isi. Kubera iki tutatangira kwiga uburyo bwo gukoresha ivugabutumwa dukoresheje filime? Dusome Bibiliya, wumve icyanditswe kikubwira, wumve icyo ijambo ry'Imana rishaka kuvuga, noneho ubiplatique ubishyire muri filime. Ibyo byose ni dukeneye gukoresha ikoranabuhanga mu buryo buri positive, n'igihe kizaza abantu bazasangeho tutagihari bisigara bivuga ubutumwa. Ibyo ni umusanzu naba mvuze ku icyo wambajije. Wari ugarutse ku kantu wenda mu minota 4 dusigaranye mu ncamake, wari ugarutse kuki abantu barimo barakora filime nyinshi zitandukanye hano mu Rwanda. Ubwo ndavuga ikiza wenda turi kuri radio ya Gikristo, turimo turanakangurira wenda abantu b'abajene bari mu matorero atandukanye badukurikira. Turimo turakangurira insengero nyinshi zitwumva, abapasiteri benshi batwumva. Usanga abenshi bahari urubyiruko rwinshi mu nsengero zitandukanye, ariko bashobora kuvuga ati reka dufate uru rubyiruko rwacu tubijyane muri IBTC dukora ibintu as professional. Ikindi abantu bafite aho bahuriye na gospel, amafilimi menshi arimo arasohoka, ariko ugasanga ayo mafilimi ntacyo yungura ubuntu mu buryo bw'umwuka. Wenda ashobora kubungura mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ntacyo abungura. Turimo turibaza ngo abari muri icyo gisasa cya gospel why not badakora filimi nono zijyanye n'ivugabutumwa? Nimba filimi yakinwe ku buzima bwa Yesu Kristo geragize impact nini kwisi, kuki twebwe ntacyo twakora muri iryo vugabutumwa noneho bya filimi? Ni ibintu bikomeye kandi byumvikana kubyumva. Gusa wenda abantu bashobora kuba barabonaga professionalism irahari, kuko nko muri IBTC turabyigisha ibintu byose twavuze haruguru. Dushobora kwereka uburyo wakoresha mbese ubutumwa bwose watanga, usibye no muri gospel n'abafite business zisanzwe, abacuruzi bisanzwe, baraza tukabigisha uburyo ushobora gukora amapublicity, tukabakora amapublicity yamamaza ibikorwa byabo. Rero natwe dukeneye kwamamaza ibikorwa bya Yesu tubicishije mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi mu buryo bwiza. Nibyo Aimable, nibyo ni ukuvuga ngo abakristo natwe turajijutse, ntabwo turinjije, turajijutse. Tugomba gukora natwe nk'uko abandi bari gushyiramo imbaraga, natwe ubwo bumenyi turabufite, kandi IBTC irahabaye kugira ngo ifashe gutureninga. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri wese, umuntu wese, ni ukuvuga muri IBTC tuba dufite amasaha 2 ku munsi, kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Tugira saa 2 kugera saa 4, tukagira saa 4 kugera saa 6, tukagira saa 8 kugera saa 10, saa 12 na saa 12 gushyika saa 2. Noneho tukagira na programme ya weekend. Ni ukuvuga ngo rero uri mu mirimo yawe isanzwe n'ibyakubuza kuza kwiga, nk'uko n'ubundi ubona umwanya ukaza muri repetition samedi, n'ubundi wakidisponibiliza amasaha 2 na samedi muri repetition ukaza ugafasha abandi gukoresha ubwo bumenyi n'ubundi waba warahakuye. Rero ntabwo kwiga muri IBTC bishobora kukwicira akazi kawe gasanzwe. Ikiba gisabwa ni amasaha yawe, ni ukwidisponibiliza ukaza muri IBTC. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4, umuryango ni wa 406, no muri City Plaza etage ni ya 2, n'umuryango ni wa 2. Aho ngaho rwose dufite intake nshya bitewe n'amasaha umunyeshuri afite. Turimo turakira abanyeshuri, rero numva ari ikaze kuri buri wese. Intake nshya se yatangiye ryari cyangwa izatangira ryari, nimba yaba yaratangiye? Nimba ubushize twari turi ahanga tubabwira guhera ku itariki 5 kugera kuri 25 kugera kuri 5 tuba dufitemo promotion. Rero ni ukuvuga ngo deja abanyeshuri twarangije kubakira muri ayo matariki. Rero ni ukuvuga ngo
kwa mbere deja tuzatangira intake nshya ya saa 8 gushyika saa 10 na saa 10 gushyika saa 12 meme na programme ya weekend tutayibagiwe yego turimo turabakira tugana ku musozo ndimo ndibaza ngo ese ko mwari mwashyizeho ku gapromotion bavandimwe hari umuntu wenda wumvise live radio ubu ngubu akavuga ati kubushize ntari nabashize kubyumva none ubu ngubu nkaba mbyumvise none njyewe ntago mwandemera byibuza muri ako kaneteke mukama ka promotion kubera ko mutari mwatangira nagere kuri biro atubwira ati njye narabumbishe kuri live radio ubundi nta kindi murakamuha cyane rwose reka twumve nimba mu munota umwe dusigaranye nimba hari umuntu uri ku murongo wa telefone wumva wifuza kwiga hari abantu baciye mu gikari icyo kibazo esayise nka batatu banyoherereje ubutumwa baca mu gikari barimo baratwumva barambaza ayo masaha wagiye uvuga nimba nizo initeke ndumva ibyinshi n'ibyo bibazo bambazaga ibindi by'ibyiciro runaka umuntu yaba yarize mu mashuri atandukanye nabyo mwagiye mubisubiza 0725692228 ndetse na 07808398 nimba hari umuntu uri kuri telefone yatuvugisha tukumva nawe icyo abaza. Hello live radio. Hello. Yes. Agira ngo mbaza abakimirwa. Ese bitonze ngahe cyangwa se minibare umuntu yishyura bansobanurira. Yego. Mwabyumvise arabajije ngo umuntu yiga amezi angahe ese minibare nangahe? Amezi rero biterwa n'umwanya wa buri muntu. Ubundi mu by'ukuri uramutse wize buri munsi amasaha 2 ku munsi burya twavuga ko ukwezi kumwe ushobora kubirangije buri munsi ariko hari igihe umuntu ahitamo akiga n'amezi 3 hari n'ibigo bijya bizana abantu bibumbiye hamwe wenda nka ONG bakavuga ati twe rero porogaramu yacu abantu tuba traininga mu gihe cy'amezi 6 icyo gihe kuba ari porogaramu wenda iyo ONG yohereje abantu bashaka kwiga ibyo bintu byose uko byakabaye twigisha amezi 6 barayiga. Umugenzi wawe yakumuza ku kindi ku cyerekeranye na kashi minerivare no kuvuga ngo biba byoroshye cyane nkuko twavuze ntabwo ari minerivare ntabwo ari amafaranga menshi we nukuhagera ubundi rwose biroroshye cyane yego kuba umuntu arahagera bitewe na ya mezi aziga bishobora kwiga ukwezi kumwe harayo utanga amezi 2 harayo ushobora gutanga amezi 3 harayo ushobora gutanga n'amasomo agiye afite amadepartement ntabwo twavuze nko muri filmmaking harimo camera editing photography gutyo muri graphic design hakazamo Adobe Photoshop hakazamo Illustrator na InDesign agahitamo urumva rero ibyo ngibyo tubiganiraho yahageze bitewe n'icyo akeneye kwiga kandi namwe mushobora kumworienta akaza akavuga ati meze gutya na gutya na gutya na gutya mukamuha orientation akavuga ati uramutse wize ibi ngibi n'ibi ngibi ushobora kuvuga ati bitewe naho ubana none ibi bishobora kuba bihakenewe cyane ni ibi ngibi. Nimero yacu rero ni na 0788 54 3 iyo ni MTN noneho tigo yayo ni 00728 54 3 rwose nanone ahangaha naduhamagara rwose turamuha ubusobanuro buhagije nta kibazo. Abavandi rero tuganiye ku musozo reka mbashimire cyane tugane ku musozo tubashimira cyane ariko ari cyanditswe wansabye ubushize nakigugurinze ndakigaho cyane kibango ngo umwuka umubiri n'ubugingo birarinda ni mu Batesalonike ibice 5:23 ubwo rero kugira ngo umubiri urindwe muze Abatesalonike urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:23 ndaje mu kanya nanjye mpasome neza. Umubiri nawe rero urarindwe kugira ngo Kristo yaze ejo tazabaho mugayo buriya ngo wasenze Imana warangiza umubiri ukabaho mugayo ukishwa n'inzara kandi bibiri bivuga ngo nta mukiranutsi wayo uzishwa n'inzara cyaba ari ikibazo gikomeye. Baze dukore rero buriya nimugaruka hari ibyanditswe mfite my friend tuzaganiraho nono kubera ko umugabo witwa Billy Graham we yaravuze ati
gusenga yabaga afite amaboko abiri areshya gusenga bikaba mu kuboko kumwe ndetse n'imirimo ikaba mu kundi kuboko byose bikaba bireshya rero iyo kimwe cyagiye hejuru y'ikindi byanze bikunze bwa bugingo wa mubiri ntabwo biba biri balanced. Ariko uziko na Pawulo ngo yajyaga ararabaha amahema kugira ngo atazasabiriza. Salomon umukire wa mbere ku isi yaravuze ati mana ntuzame gukira kugira ngo ngere ku kigero nibaza ngo Imana ni iki ariko ntuzame no gukena ngo nzasabirize nzicishe izina ryawe. Ubwo urumva rero tugomba gusenga no gukora nibyo. Kandi bwana muri IBTC uziko ushobora kuba uri muri ayo masaha abiri ariko urasenga. Nzababwira icyo birigarana bivuze. Murakoze cyane nimwe mukoze murakoze cyane Life Radio n'abakunzi bacu badukurikira Imana iho mugisha cyane turabakunda. Murakoze cyane rero ndabizi neza ko ubutaha ni muza tuzabaha rugari nanone hano ni mu rugo. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu @ IBTcfilmschool.com.